gutegereza amafaranga ya Beka nkuko twabivuze ndetse na ya Jairuti. Ikindi rero wamenya kuri Rayon Sports ubu muri Rayon ikintu kibaraje ishinga kurusha ibindi ni ukumvikana n'ikipe izakina Rayon Day, kuko naho babara ko batazajya munsi ya miliyoni 200 nibo babona ikipe nziza. Bambwiye yuko ikipe niyo mu karere bari kuganira n'amakipe atandukanye Tanzania, Uganda, kugira ngo barebe ikipe mu karere. Hari n'abavugaga yuko bashobora gupropose Gor Mahia. Ikipe izaza muri Sekafa ikaza icyumweru mbere yuko Sekafa iba. None bakavuga bati mbere yuko dutangira Sekafa kuri 25 tugakinira niyo kipe muri Stade Amahoro. Yego. Bagatekereza ko rero iki gihe nanone cyo gusunika Sekafa kibafashije kubera ko bagiye kuba basinyishije abakinnyi bakomeye na negociation za Olivier, za Barishari, za Bamusanga, zo mukinnyi uri mu Rwanda ukomeye, umunyamahanga ugomba kuza ba Eritatu na Bazuberi. Icyo gihe bagiye kubiprocessinga byose babirangize ku buryo Rayon Sports Day izajya kuba bafite abakinnyi babo beza bose ku buryo bazaba abafana bari excited kubareba. None igahita bakashingamo amafaranga yo kwinjira nyine ku kibuga, none igakashinga n'amafaranga mafatanye bikorwa batandukanye baziyasosiya n'uwo munsi. None byibura igatangira ifite n'amafaranga yo guhembaho byibura nk'amezi 2, ko twarabivuga ko Rayon Sports iri guprojecta ko bashaka kuzafite payroll ya miliyoni 70. Ayo ni amafaranga byibura utinjiye ufite miliyoni 5 kuri konte byibura zo guhemba amezi 2 ya mbere babigiye kukugora. Uri kuri ama project aretse ngahita nkubarizamo ibibazo hano bibiri bijyanirana n'ibitekerezo ari ufite. Amakuru mawe n'umuntu muhuza bikorwa w'abafana ba Rayon Sports. Bwana Matici aravuga ngo twebwe turimo turategura gahunda ubururu bwacu agaciro kacu 2026-2027 turatangira vuba, turimo turabitegura neza kandi bizaba ari ibintu bikeye cyane. Kakanyenyeri twari dushimyeho. Yego, hano kuri YouTube hari abantu babajije, harimo witwa Kayiranga Charles ati abayobozi ba Rayon Sports mubambariza impamvu iri gusinyisha abakinnyi imyaka mike kandi bavuga ko ari projet igihe kirekire. Impamvu nyizanye nuko nzi ko kuri projet hari amakuru ufiteho n'amafaranga nicyo kibazo reyifite. Waretse nkakijyanirana n'iki ndagira ngo ntongera kuguca mu ijambo minota isigaye. Arongera ati natubwira amasezerano ya Beka na Rayon Sports azaba ahagaze akahe gaciro k'amafaranga azabangana ate igihe kingana iki, abakinnyi basanzwe bakinira Rayon Sports bazongererwa amasezerano ni bande, bizakorwa ryari? Uwo ni Harerimana. Reka duhere ku cy'amasezerano. Icy'amasezerano ya Beka ntago bari ba disclosinga bimwe muri byo, bakomeje kubigira confidential. Ariko nk'aya Skol yo bari kuvuga ko ari hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100, ariko ikabaha n'ikibuga cy'imyitozo. So iyo mvuze ngo hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100 uravuga ngo ko zitegeranye, wenda bavuga hagati ya 90 n'ijana. Hagati ya 70 n'ijana ni ukuvuga ngo Rayon Sports yo irasaba 100, ariko Skol ikavuga ati ariko namwe mwibuke ko tutazajya imbere, mwibuke yuko tuzajya mu mugongo inyuma nyine munsi ya nimero y'umukinnyi. Nase ubwo turaba miliyoni 100 twabaga 280 turi imbere tuzibahere izo mu mugongo, yikavuga 70 mu gihe bo basaba 100. Bivuga ngo rero impamvu muze hagati ya 70 n'ijana biravuga ngo hari igihe Skol ishobora kuzamuka gato, Rayon Sports ikamanuka gato, cyangwa se Skol ishobora kwemera ikazamuka ikagenda ikabanira kuri izo miliyoni 100 rero yavuze. Iyo wenda rero ishobora kwikonvenka, cyangwa se rero nabo bashobora kwikonvenka bakayimanura ikemera gufata 70. Ariko iki cyumweru hari indi package iri muri kontra ya Skol ivuga ko Skol izemererwa kuzajya icuruza ibinyobwa byayo muri match Rayon Sports yakira. Skol Lager ni product ya Skol Lager, iriya nzoga Skol Lager niyo bumvikanye kuyicuruza. So kimwe rero ariko nta nicyo binatwaye kuko n'ubundi Beka nta nzoga icuruza, so nta conflict yaza mu gihe ruti nta nzoga icuruza, nta kuvuga ngo nabantu bakora ibintu bimwe ku buryo wenda batekereza ko hari imbogamizi zirimo. Icyo rero muri Rayon bashaka gukora nabwo barashaka yuko basinya na Skol iki cyumweru bikarangira, kubera yuko icyumweru gitaha mu ntangiriro z'ukwa 7 rero atangira imyitozo. So urumva kugira ngo umuntu aguye ikibuga cye nuko mugomba kwa mwasinye
amasezerano ikindi rero iri kuri icyo gitutu cyo kubona amafaranga kugira ngo isinyishe abakinnyi irashaka ko barangizanya ku buryo rwose iki cyumweru dushobora kugisohokamo kwa mbere y'igitaha tuza tubabwira inkuru y'uko Rayon Sports na Skol bamaze kongera amasezerano tunabwira itariki nyirizina bari butangire atangajwe na Karikeza nuko ngo aya masezerano azasinywa kwa 3 saa 10 urabyumva ko bivamo neza kwa 3 saa 10 ibyo twavugaga yuko Rayon Sports iri gupushinga iyo deal ya Skol ko igomba kurangira muri iki cyumweru why kubera ko ikibuga icyumweru gitaha Rayon Sports iragishaka kugira ngo itangire imyitozo erega icyumweru gitaha twinjiye mu kwezi kwa 7 yego kuko ubututse cy'makumyabiri kandi nimba utegura Rayon Sports Day ukwiye nyine gutangira ibyibura imyitozo ibyumweru nka 2 imbere ubwo urumva rero igihe cyo gutenera ikibuga cyageze n'igihe cyo gushaka amafaranga yo gusinyisha cyageze ikindi hari undi muntu Keve w'Inyanza ngo kubera iki iyi banki ari izaba nkuru kurusha Jeruti basinye mu minsi yashize nta mafaranga nta kindi ni ukuvuga ngo amafaranga Jeruti murabizi yuko yo ifitemo na deal yo gucuruza ibijyanye n'imyambaro hanyuma ngo kwishyura fines bafite muri FIFA inde Rayon Sports igomba kubanza kwishyura umuntu bita Suleiman Dafe miliyoni 25 ni make amafaranga Rayon Sports ikona ni meza tranche ya Jeruti niza tranche ya Beka niza tranche ya ubwo ya Beka hakaza Jeruti hakaza Skol bashobora gukemura ibyo bibazo ndatekereza yuko n'iriya gahunda yamenyereye kanyenyeri izabaho yo kubabwira bakaba babafasha gukanda kanyenyeri iyo noze yavugaga ubururu bwacu izabaho rwose umukinnyi runaka rezamu ubwo na Rayon Day amafaranga izabacururiza icyo ni ikibazo toto kitananirana na bariya Etaroni n'abafana bangaba bakanda kanyenyeri n'aba bagabo bakuru muri Rayon bazagira igihe biyegeranye bagira ikintu bakora wenda bagira amafaranga bateranye bahereza perezida nanjye so wakubaza ariya mezi 3 RGB yongeye guha Murenzi Abdallah buri yasobanuye iki asobanuye yuko Murenzi azayobora Rayon Sports ibi bindi ni amagambo